ni Imana yakuziritse hano mu iteraniro. Umvice umwuka w'Imana bagiye wibana batakuze hano hariya ngo urebe neza kwitegereze abana hariya. Umvice Uwiteka Imana abwiye akuvanye mu kazi k'ibiraka abaguhaye akazi n'akazi. Urakumvise? Umva icyo irabwiye. Umva Imana irabwiye ngo ntabwo ari urwubatsi ahubwo uri kugiye kubahungu. Urabyumvise? Imana irabwiye irabisiye mugera gutya ngo irabisiye igize gute irabisiye igiye kubuza n'umugabo urugo atarimo divorce. Imana igiye iyo gutwara mbere mu mwaka washize iraba yakubwiye wari kujya divorce kujyana abana batatu ariko Imana nawe nguwe itegura imbere yawe. Ufite kwizera ubu ni Imana biteguye. Reka n'icyo tuzakubesha bakubesha bakujyana bakuza ibindi bakuza bitabo bakuza biyobo bakuza amagana bakuza bakubesha barabuza bateka mutwe. Imana nawe ibiteguye nonaha iruhanyiriza neza mu maso y'abanzi bawe biziza ababita mu mutwe igipande kigaruka kirasesekara bakubwirwa neza n'imazi bizanamaho waje saa 5 cyangwa saa 7 mwebera kubwirana abantu nkamuhumwana uraruze wowe barakuzinze uzapfe kutugomba twizererezi uzapfurizererezi kandi imyaka yawe yapanze yagiye ariko umva nyiriminsi ahabwa icyubahiro nyiriminsi arasabye ubutabazi kuri we. Imana araguteguriye ati ubushobozi amaso ntazongere kurira. Uratangira kubona abahereye nonaha uratangira kumva Imana mu buzima bwawe kandi uzabyara abana b'Isirayeli. Imana izakurerera, Imana izabana nawe irabikwemereye. Ntukongere kuba imbere yacu byakira n'izina ryawe. Imana irabagiye kukuremera amahirwe bene wanyu batigeze bagera. Imana irabagiye ngo nta kwizera ugira. Imana ikuremeye kwizera. Imana irabagiye ikunze kurwara indwara y'impyiko wazanura igihe kirekire n'ubundi ugira ngo kumva nta mbaraga ufite ni ikibazo cy'impyiko y'uruhande rw'ibumoso. Imana yavuze aka kanya yagukijije. Tuyikomere amashyi Imana y'icyubahiro. Zamura haleluya. Mbwiye Imana ikuvuye agahinda ko mu mutima ariko imbwiye ufite agahinda kameze nk'igisebe umuryango wawe ntacyo ukiriyo gifatika ariko Imana irambwiye kuko idakiranirwa yakuboneye akazi ko kumuhagarikamo ngo ubone umugisha nyuma y'ibyumweru 3 bigahe hari abantu bateranye bashaka igitangaza cyo mu byumweru 3 zamura ibiganza kuba cyakiriye mu izina rya Yesu kuba cyakiriye mu izina rya Yesu kuba cyakiriye mu izina rya Yesu. Imana iragenda gusura mu byumweru 3 kugira ngo imenyekanishe ko uyu munsi wateraniye ku musozi w'ibyiringiro kandi uravuze ngo yakuvuye. Hari abantu bagambiriye kugusarisha Imana itwaye icyo gikombe hari igihe gucanganyikirwa bigufata ukumva ugiye kwiruka. Imana imukije indwara y'ibisazi niko ibwiye. Tuyikomere amashyi Imana y'icyubahiro. Zamura haleluya. Senyari ntacyo wakumariye. Imana yamenyesha kwerekeza kunyuramo uri ku murongo wa kure turagetse inyuma y'abandi bantu b'igisheri batagira akazi mu izina rya Yesu. Sinere kuhamenya igishoro kugira ngo wikorere. Imana irambwiye ngo inshuti yawe ufite nta byari biriho ariko kubera urukundo umukunda n'amasezerano murahanye Imana yaravuze ko ibiremye nonaha niko Uwiteka Imana avuze. Ariko tuyikomere amashyi Yesu ahabwa icyubahiro. Imana yaravuze ngo ibiremye byari ariya kazi kawe ukora usenga ukaba abantu bari gashaka. Urabyumvise? Imana irambwiye ngo hari umuntu utsimbaraga mu mutima wawe wumva uhazeho amaso mu muryango. Niba ari mama wawe ntabwo bizi uri Rusizi si uvuga. Imana irambwiye ngo igihe cyo kurama kugira ngo urebe ubukwe bwawe niko Uwiteka Imana avuze.
Imana iravuga muri uyu mwaka ugiye gushira kandi irabishoboje. Wegera Imana izasohoza ibyo bene banyu batigeze babona. Byakire mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndagushimye kandi ndaguhimbaje. Nitaboneho netando nostivo yaravuze ngo n'umwacu ukazagushima. Uravuze ngo urabiranye kandi urabishoboje. Hindura amateka y'akazi kawe. Ndica umwuka wo gukora mu kabari mu izina rya Yesu. Tayasi erevo rosiyabo rere watando ukora iki? Ukora mu kabari. Mana mu izina rya Yesu utuke ibiganza hano ariko undi muntu ukora mu kabari ariharuka. Undi muntu ukora mu kabari nini sanga ibiganza hagarara. Undi muntu ukora mu kabari nini urahari? Umufie mbele zamuri ibiganza uri kwihisha. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti nshima ubuyobozi bwo gukora mu kabari kuko ntabikunda, abikora atabishaka, abikora yumva ari ikimwaro. Yaravuze ngo numukora aka kazi azagushimira. Turamurebera kandi kazi mu izina rya Yesu. Ndafata imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Akira kubaka urugo rw'umugisha, akira akazi keza kandi uhereye uyu munsi ngo mama wa Imana imuhaye kurama kubw'amasengesho. Imana irambwiye ngo umunsi w'ejo ntuzarye ku manywa, uzarye nijoro, wiyirize ubusa ngo n'ubundi usengere mama wawe yazarokoka ariko akaruhukira mu bitaro by'igihe kirekire. Niko Imana ibwiye. Ubyakire mu izina rya Yesu. Yesu akubwiye kukurinda indwara y'ibisazi. Imana irambwiye ngo hari imbaraga baguteze ufite imyaka 9 n'amezi 8 barakumonoza ku rugo rw'uzure. Ufite imbaraga baguteze ariko mbiki Imana ibwiye Imana yawe gupfukame hari imbere bagusabira ubushobozi bwo kwimuka utuye. Bagusabira ubushobozi wimuka ahantu uze gute utuye. Bino inzu ye hari ikintu kimeze nk'ikintu ariko ntabwo ari imbeba kinini cyane kijya mu nzu adahari, kikinjira kikaza cyasohokamo kikinjira mu gihuru kiba imbere y'umuryango, kikongera kigateka ko nta muntu uhari, kikongera kikinjira ahantu wimukiye hose ubana nacyo mu nzu. Kandi hari igihe wumva ikintu kizengurutse inzu yose ukumva inzu ibaye ye igatitira. Ni kiriya kintu kiba gisohotsemo kigiye. Iyo kinjira ntabwo bivuga, ahubwo iyo gisohoka nibwo bivuga. Imana iramye ngo cyo kirukana abagabo mu nzu yawe. Umugabo wese babana agenda batatongera. Umugabo wese babana bagiranye gahunda agenda nta n'ikibazo na kimwe bagize gute bagiranye. Kimeze nk'ikijangwe ntabwo ari injangwe, ariko nanone gifite umunwa muremure gutya ubunze nk'uw'imbeba kandi gifite utubaba tubiri. Urabizi ko imbere itagira amababa, utubaba tubiri kandi ntabwo kiguruka ahubwo kigenda hasi. Wari kuzashaka inshubizi ngo ni karate kwaso. Sirashatse abagore bangahe? Bangahe? Niko Imana ibwiyegewe. Imva kubwira icyo mukavuze. Hari umuntu mukorana ahantu ukorera yagiye kuremera ibinyoma 2 kugira ngo yisange muri gereza y'amezi 4 kandi ngo umuntu yamuzi niko Imana ibwiye. Imana irambwiye ngo igiye kuguhisha. Uzahari imutwaye ku mugongo. Imana irambwiye ngo igiye kuguhisha. Wipita toba mufi cyangwa batanza amatike benshi ngo byagenze gute. Imana irambwiye ngo hari umugisha wawe wuzuye. Aha hari umugisha wawe wuzuye. Imana twigomera amasi. Hano hari umugisha wawe wuzuye. Imana irambwiye ngo ejo uri kandi igiye kuguhindura umugabo nyamugabo nikivuze. Ibyabaye kuri mama wawe ntabwo bizakubaho. Imana yamaze guhaye imbaraga. Imana yamaze guhindura akazi. Imuhaye akazi byihuse. Mu gihe cy'abandi Imana cyageze. Ije mu munyamaraga no kugira ngo utazajya bizira. Zamura haleluya. Haleluya. Imana yamwegeje kubatwikira. Cyo yaramukeneye. Kuba
Baratacho ufite imyaka ingana. Yari yarabuze umuntu umubwiza ukuri yarakeneye. Yari yarabuze umuntu umubwiza ukuri nk'ijwi ry'Imana rimbwiye. Ariko agize amahirwe aramubonye. Nubwo atari ishyaka bitameze neza, ariko Imana yamenyeye gushyira mu buryo. Ariko Imana ije gupfana urupfu kuri baba bawe. Niko Uwiteka Imana avuze. Imana tuyikomere amashyi yo kwizera. Zamura haleluya. Zamura haleluya. Ijwi ry'Imana mwamubonyera ataraye mu muzukuru muri abarozi bamutegeye. Kandi yamusendeye igihe kirekire. Yamutakiye igihe kirekire. Amaze igihe kirekire arwaye. Ariko umva icyo Uwiteka Imana yambwiye. Imana yambwiye mu rugendo wagenze uza Imana yakurebaga. Haleluya. Asa atuka harayi Imana yaramute. Imana yamurebaga. Imana yambwiye mutaragerayo. Amasaha atari inyuma hagaha. Imana yakubukora n'umurimo wo kumukiza. Wavuga Imana ishobora byose. Wavuga Imana y'agaciro. Avuga tubiza muri haleluya. Urugo warukubatse ku mutwe, warukubatse habi, ariko Imana yambwiye ngo tuza mu mutima. Niraduhaye yasezerano irangije arisohoza igutuza muri rugo. Imana yambwiye kuremera ibirori. Imana ikuyeho induru mu matwi. Imana ivanyeho guhagarika umutima. Ihaye amabara kuramo. Atuye he? Arwaye afite ikibazo cy'impyiko zombi niko Imana yambwiye. Afite ikibazo cy'impyiko itari naho impyiko zombi. Imana yambwiye ngo kuba gusenga no kunika kwawe Imana ije kumubera umutabazi. Iravuze ngo ntabwo izacogora, idakoze idayisaba. Niko Uwiteka avuze. Kandi ahantu mutuye bari bararanga mufite abarozi babiri babaroga, ni nabo bamwicariye. Imana igiye kumukiza ibihato. Niko ivuze. Tubikomere amashyi Imana y'icyubahiro. Yesu ahimazwe. Ngo uyu uzabyara byari azabyara mu kwa gatandatu. Imana yambwiye ngo uzabyara mu kwa gatandatu. Uzabyara mu kwa karindwi ku itariki enye. Mu kwa karindwi ku itariki enye. Ariko havuga ngo amazi Imana bizamure. Haleluya. Ntabwo urabaho wishimye. Uyu muntu hari igihe yari agiye gupfa. Uwo babana bayamuteze umutego. Imana imuteguza imbaraga zayo. Irangije avuga ngo nabeho. Iryo ryo jambo nakuzanye ndavuga ngo baho. Aho umwanzi wawe atabishaka ari kubeho. Aho abahiga batabishaka ari kubeho. Aho abakuroga batabishaka ari kubeho. Mbwira mugenzi ngo baho mu izina rya Yesu. Imana idakira ngo yibagirwe imirimo. Utinya inzara ngo ntabwo izongera kukugeraho. Iravuze ngo ubufaranga buke icungiraho ni buke utagira n'icyo mumaze. Irambwiye ngo aya mbere barayatwaye ariko ngo abagabo kandi namwe aya mbere barayajyana. Si ngombwa kuko muteka imitego mugahita muyajyana. Imana yabwiye ngo uriya muntu agukomerekeje igiye kuguhorera. Niko Imana ivuze. Irambwiye ngo igiye kuguhorera, ije kuvura ibikomere byo mu mutima. Urugendo wagenze ukananirwa ntabwo uzongera kunanirwa. Imana yavuze ngo yakuboneye ikibanza cyo guturizamo. Niko ivuze. Tuyikomere amashyi Imana y'icyubahiro.